bahamirije ko uyu Ingabire Phionah mwambitse impeta ikaba ikimenyetso cy'urukundo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi tudasubira inyuma. Murakoze. Haleluya. Bamirije imbere y'Imana isumba byose ko ngukunda kandi nzakomeza kugukunda, nzakubaha, tuzabana mu byiza. Abashyira impundu nyinshi cyane. Bikaba mu bufindo cyaba amahigire mukibambira niba rikahita mukundira turiba twese twasikongeje urukundo maze nshira inyota
Haleluya. Dufatanye twese dusenge Imana tuyishima mbere yuko dukomeza gahunda. Uwiteka Imana tuguhaye icyubahiro muri aya masaha, ukaba wabarema uyu munsi wo kwishimiramo no kunezererwamo, umunsi utazagaruka ukundi. Ndashaka ko muhinduka mukareba nawe n'abapore n'amarembo bajya inyuma, kugira ngo utazavuga ngo twaragutuburiye cyangwa twasezeranye batari bo. Witonze gahoro gahoro uzamure voile, hanyuma uze kutubwira niba ari we cyangwa atari we. Uyu ni umunsi mwiza w'abavandimwe bacu, niwe rwose ngo niwe. Abantu bose bashakanye bambara impeta, ariko nk'uko muze kubivuga, impeta ntabwo ari rwo rugo, ntabwo ari rwo bukwe. Umunsi umwe Alfred ashobora kubyuka yihuta agiye ku kazi akayirambika hasi akayibagirwa. Ntabwo bivuze ko uwo munsi azaba atari umugabo wa Phionah, ariko ni ikimenyetso kigaragariza abantu bose yuko bamaze gufatwa, byararangiye. Uyu munsi turaza gupepera ba ex n'abandi bahawe amasezerano babwiwe ko bizacamo. Uyu munsi hari abandi babyemera ku munsi w'ubukwe bamwe rwose, noneho ndemeye ko yagiye. Twese tubaha akanya umubwire ibiri ku mutima wawe, umwambika impeta. Njyewe ndayishimiye Alfred imbere y'imbaga y'abantu benshi, inshuti, abavandimwe ndetse n'abakristo muri rusange, mbahamirije ko uyu Ingabire Phionah mwambitse impeta ikaba ikimenyetso cy'urukundo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi tudasubira inyuma. Murakoze. Haleluya. Kuko amasharenza y'abantu rwose. Phionah nawe ati nanjye hari ikintu kiri ku mutima ngiye nanjye kumubwira. Mwambika impeta. Njyewe Ingabire Phionah mpamirije imbere y'Imana isumba byose ko ngukunda kandi nzakomeza kugukunda, nzakubaha, tuzabana mu bwiza. Abashyira impundu nyinshi cyane. Haleluya, haleluya. Imana ibishimire. Haleluya. Biragaragara ko Phionah ari ujya umubwira utugambo twiza kumurusha, dukurikije neza uko bimeze, ariko buriya ntawamenya. Buri umuntu ucecetse aba akishikanye ibintu byinshi, ariko biragaragara ko ubuzima bwabo buri very interesting. Turabishimira Imana cyane. Turashaka gutangaza imbere y'Imana n'imbere y'imiryango n'imbere yacu twese yuko Alfred ari umugabo wa Phionah na Phionah akaba ari umugore wa Alfred. Icyo Imana yahuje ntihazagire umuntu n'umwe uzagitana. Haleluya. Imana ibahumisha cyane. Ndasabye abashumba twegere dufate ifoto nabo n'abahimbaza guhimbaza Imana. icyo wavuze ugikurikira ndakwibihuje ukagisoza ukuri gukwiye
baje hano ngo dutaramane katekisitave babwirira ukuntu bigenda. Ni nako kuri abageni bacu bari bugufi bari hariya twese tugiye guhaguruka niturangiza tuze kubakirana ubwuzu tuze kubakirana amaso heza ariko kandi hari indirimbo yateguwe iyo ndirimbo yateguwe twese turayikoma mu mashyi twishimye abantu babyemeye mumfashe Christian amashyi ni makeya bambwirira ibanga tuvuga tuti ku buzima bwanyu tubifuriza ishya n'ihirwe musomeho tubanze tubakire rwose mwumve yuko ibirori ari ibyanyu maze rero mubafashirize dusenga Imana turakoze Imana kuko uri Imana ikomeye ndagushima ku byo wakoze kuva mu gitondo kugeza aya masaha Mana abanye natwe twese uko turi hano by'umwihariko wabanye na Bufet ndetse na Phionah ndagushimira uyu munsi kuko ari umunsi utazibagirana haba kuri twe bisenze izina ryawe ryera amen. Mwakoze cyane pasiteri tumushimire cyane ariko by'umwihariko Imana tuyiha amashyi menshi cyane arakoze cyane kudufasha Bufet yajyaga avuga ngo Yesu agira neza kiba muri ghetto ubu nibwo ugiye kubimenya Phionah yajyaga avuga ngo u Rwanda ruraryoha atararwubakiramo ngo yiseguze agatuza ka Abraham ngiki gikorwa cyawe cyo gukora rero cya mbere nanone uyu munsi Bufet ubundi ibintu byose bajyaga bikora ari umwe uyu munsi arabikora ari babiri ariko babaye umwe ni ukuvuga ngo bahinduye ubu ngubu beshejwe babaye umuntu umwe bagiye gukora igikorwa cyabo cya mbere ari umugore n'umugabo ni ukuvuga ngo buri wese azajya atera intambwe imwe undi atere zingahe 99 zisigaye. Yemwe nshuti z'umusaraba mwatanzituze gatoya n'ab'inyuma mwanyumvise nagira ngo inshuti yanjye mu cyubahiro mugomba yewe niriwe ahe wanjye kwa mukuru wanjye niriwe ndisoma ndongera ndarisoma kubera Bufet uriya ariko urukumbuzi ni rwa rundi imore inshuti ya migambi oye imana inshuti niko ye mw'izina ry'umuryango mugari mbereye ku isonga ndagira ngo nkwakire ariko ne kuko abo bahungu ntibakwegere
ntibakwegere ne kuba nka wa wundi urugendo wagenze ndaruzi ajya hararyongora yagaruka umugabo ageze urugendo rwakuzonze ndayishimiye nguru uruhisho rw'umuryango mbereye ku isonga waguhishiye n'iyi nzoga igukwiye ngaho somaho niwumva hari ikigize ndahindura iranguye kagwiza amahoro iranguye rwose iraryoshye mukomereza maze ba mwana iby'i Kigali ntibigira gahunda uwo mwana namubwiye ngo akube hafi none yanyarutse wenda sha mfatira ikirahure cy'ifuru kingereza hariya bashiki bawe nibarangara mube hafi maze rero ndayishimiye inshuti yanjye nguhaye ikaze n'abo mwagendanye yaba jyewe cyangwa wowe nidushokera zose wicara ugubwe neza babaha inzoga zibakwiye muri imfura bufe bagukomera amashyi kubera ingingo imwe gusa uzi ko nagumaga nsoma icupa hano nkagira ngo n'ay'abasaza bufeti yahisemo umugore mwiza pe nimumuha amashyi nimumuha amashyi ariko ayo ngayo ni make umwana ucitse ku busiribateri imana yo mu ijuru guha umugisha kandi nta shiti uzubaka rukomere kuko ushingiye ku Uwiteka amahoro y'Imana aruta ibyo umuntu wese yibwira kandi ja mubyare nimushaka mubyare impangana mu gitondo mwiyicariye kagiye kuba nisoma nanjye mbere nk'aba basore Murakoze cyane reka tubasabe tuha amashyi menshi cyane umusaza mugarura udufashije mu kwakira umushyitsi wacu mukuru ndetse n'imiryango yombi urakoze muvandimwe inshuti yanjye mugarura bari mu byumba baduha ijwi rero tubashimiye bikomeye uburyo mutwakiriye tubashimiye kandi ubwuzu mutwakiranye n'urugwiro rubirimo ariko si igitangaza ariko umuntu nyamuntu akwiye kuba yubatse yewe rero n'iyi sibo ngari turi kumwe ntabwo nzi niba barimo kumvugira amaramu nazanye cyangwa aramu nasanze reka saba b'iwanjye batange ituze niba aramu nazanye ni murambo n'indangagaciro dusangamo niba ari nabo nasanze abo ni ntakumirwa barahitamo niyo byaba akageso oya bari inyuma nibatange ituze rwose inyuma iriya abashinzwe se batuje mutwara utari yego inshuti yanjye murakoze narivuze ko tuvuye kwa Wilson mu ndorwa tubagendereye twabasoma ingera niho tuvuye Wilson kuko yakora imiryango yahuye ntabwo wanagiye kure wanabitiranye hanyuma muvandimwe amambirwe muheruka imuhira mwaje mutubwira yuko mugenzwa n'urukundo mudukeneyemo amaboko mutubwira yuko mubyiruye abahungu ariko muri bo harimo uw'igihame ariwe Buffett mutubwira yuko mwabibutse umuryango ariko bwite
mugeze ku bana bawo Phionah mumushyira imbere mutubwira yuko babereye mu kazana byaba ari igisubizo gikomeye mu muryango wanyu. Turaganira ntibyashyira kera, kabiri gatatu turabakosha, muraziduha muradukwera, mushenguruka mutubwiye yuko mugiye kuvuga amacumu no gusasira imvura, ariko muzakibirana ukaganira uko twazashyingirana. Twabonye inzoga y'ikizendeko, tubona n'iy'umwishywa ndetse n'urusengero bitsura kuranagatana k'urukundo rw'imiryango. None w'inteko y'abakuru urimo basoma ingera, baraterana batubwira yuko igihe cyo guheka kigeze, kubera ko iminsi twari twagambanyeho yari isohoye. Tureba abahungu mu bakogoto, tureba umujishi wa umuremva uremera ingeriro, barajarira barema ibifunga bine, badushakira n'abatora kugira ngo tutazagera ino duhinda sakadegeri, mukabanza gutora igihe cyo gutucanira igishyito, baturebera n'abahoryo, ariko baturebera n'abagendanyi kugira ngo bazaze batumenyera ingando aho tugeze hose tuzagera ino amahoro. Ibyo byose rero umuryango wabyitayeho kugira ngo tugeze ino umugeni mwadusabye. Mugarura karame inshuti twabahekeye Phionah. niba kwakire baguha amashyi n'impundu babyeyi impundu. Nagira ngo nsabe Phionah yigire ejuru, umwanya wawe nturushye uza hano. Nagira ngo mbwire n'abaha n'abiwanyu ko inshuro zose mwaje, ikiganiro cyose twagiranye, umusaruro nguri. Ntabwo Phionah nibukubwire ngo ntimuzamukubite, ya mitongero yajyaga ibaho turabizi ntimurwana. Nta nubwo nibukubwire ngo suje kuruha, turabizi ko iwanyu batadeha ariko bakorera ingo zigakura zikabiganza amarumbo. Nta nubwo nibukubwire ngo nta kundi ntonganya, iwanyu ntimugire intugunda, ntabwo twari kumubaha. Uriya mwana muguhaye ari cyanza nyine nagera iwanyu muzamwite cyane n'amarashi. Muzakomereza aho twari tugereje, kubera ko nta mubyeyi umwe, umunyarwanda ni kwa kuko. Uriya mwana ni nyiramirimo, ni umukozi cyane. Simvuze ngo muyimuhate, ariko ntaje no kurera amaboko, gukorera urugo rwe no gukorera igihugu, byose arabishoboye. Nta nabagira kumureba, nta n'inzoka mbagira, iyo agira ni rugondo y'umukuru, iyo ikeneye icyo ihwaba yewe na cyasibye kabiri. Kandi mu muryango iwanyu ntacyo mubuze turabizi. Ibyo kurya byubaka umubiri byose abibasha, byaba ibishyimbo by'umubagayire muzamuhe, byaba ibijumba by'imirike n'imyumbati muzamuhe. Imbehe amenyereye iwacu n'iz'ibigeni ntabwo ari iz'imbundi, muzamwihere uriya mwana. Muguhaye atari umwite, azazamuke amereye nka nyiramavugo nyiramonye cyangwa se kankazi. Nubona ugiye gutendera uk'inkokuru uzantumeho n'abasoma ingera natwe tubimarire, ariko ndabizi nta kizabanarira. Reka ndekera aho byari ibyo nakubwiraga, mpanure Bufete na Phionah. Bufete urumva bimeze biterane, umukomere amashyi. Bufete uguyeho ngo nisebo ko ariko n'inshuti yanjye mu buzima busanzwe.
ngo bijye gusa n'ibisabirana rero turanitiranwa n'Ndayishimiye ku wundi yajyaga ambwira ko azarongora akakubwira ntutegereje iminsi ntukandogoye mujye kumva numve yahuje n'umukobwa wanjye n'abari n'ubwiza gusa no kwisiga ubu rero mubaye umuryango sibyo nagira ngo mu rugo mbasabe mujye musenga Imana sibyo urugo rusenga nta barozi bahahinguka urugo rusenga nta wo umushomeri urugo rusenga nta kibi kihagera urugo rusenga rubona urubyaro abantu dukora ibyacu ariko iyo bigeze ku bana ni Imana imanuka gukorera iya fenomene sibyo muzasenga murabitwemereye nimudasenga ntimuzampamagare n'abasomingera n'abapasiteri baraha ntacyo bashobora muzasenge muzashake n'inshuti urugo ni urugendo aba bantu ni umutungo ni beza ariko ni n'ababi Bibiliya iravuga ngo muzabamenyera he ku mbuto bazaberera aho niho muzakura aho mugomba kubana ariko urugo ni urufite amaboko sibyo mujye mubabarirana nta mumarayika twashingiye muri abantu hari igihe mwabyuka hari ibyo mutumva kimwe ariko ibyanditswe biravuga ngo ntirikarenge mukirakaye sibyo isano rukumbi mufitanye ni amaraso mugiye guhuza iruta rero ibindi byose byazabaho bove uzakunda umugore wawe mu bibaho byose mw'ubu buzima ugihumeka uzakunda uwo muntu umugore w'umuntu ni amaraso niyo waba utagihumeka asigara kwitirirwa kandi wowe udahari niwe uzaguhekera abana niwe uzakubungabunga adahari byagucana uzakunda umugore wawe sibyo urabitwemereye Phionah uzamuganduke nutabikora Imana izagukubita sibyo ijambo rivuga gukunda ku mugabo nawe kuganduka ndekera aha batagira ngo nafashe umwanya w'inyigisho ndende ariko mbasabe no gushaka iby'isi ku mafaranga urugo rutunze bararwubaha urukennye ruranenwa mujye muryama mukerewe ariko mubyuke kare mushaka birakenewe kuko tuyirimo ijuru nihagera muzaribona ariko mu isi mushake ibyayo sibyo reka ndekera ahangaha sabe mu batunge ibiganza tuba turiho umugisha twese uko turi hano cyane abakuze utunge hariya amaboko tuba turiho umugisha Imana izabaha ibyiza byose ihereza bikunda izabaha imbuto zo mu ndibaha abana izabaha guhaha no kuronka muzarongere ruguru y'inzira no hepfo n'aho aba bose baburibwe muzaharongere kwa zina na Yesu mugana karagwe inshuti amaye inzoga nziza ziraryoshye ariko ndi mukibirane hari inka yantoye iyo nahari ngo nkorangize iramira ntireta rero inava ndabona uruhwekereza ntaza kuvaho ngatura ibishyito nshuti yawe dutarama ariko wibukire iryo ko rihari Imana iduhane umugisha ndagira ngo nsaba bombereye ku isonga mureke duhuze ibiganza mwakaza Ndayishimiye ndagushimiye ndagushimiye nshimiye Bofeti wahisemo neza umwamikazi w'abakobwa bariya wumva barikoroje bavuga nabo sibo uyu muhungu ureba wahoze uvuga ngo imirimo maze Bofe umubyeyi yavuze ngo ntuyimuhate uyimuhate ndabara imirimo amwigisha imirimo myiza Bofeti abantu bari hano ni imirimo myiza uriya mugabo ni inginiya ni inginiya maze icyo uzamwereka nawe afite nabonye ni inshuti nk'izi ni imirimo myiza y'amaboko yawe
dusangiye isango nshuti nkunda bakundwa muri aka kito tugaboterewe nimunyemereye mu buguke mutanga ko kito mu bwitonzi uca akabogi mushinga akabero ishema cye twishamamira. Mbega impamvu imvuga cyane ituma rwose ntabasha gutuza ngo nishenjagire gitore ngire icyo mvuga kuri uyu munsi. Mbega impamvu ihase byinshi, mbega umwaka utagira uko usa, mbega itariki yuje icyusa. Bageni nkunda kandi isabira, reka mbakebure ubudakebakeba, mbasabe icyuho muri icyo cyusa, mumpundire kandi ntange icyanzu, dore ko isonga ry'irero ari ugushima, kuko ibyadusabye atari ibisanzwe. Erega shenge nimushenjagire kuko uyu munsi ari mwe dushengereye, ababashagaye twabukereye twaje twese n'imizi n'imiganda, dore ababyeyi dore babyiruka, abagashesha n'abumbura ndabona urungano n'ababayinga, nkabona impinja ndetse n'ishuke bose bashengurikanye isheja. Mfite byinshi mu mutima wanjye ndetse bishishikaje ibi by'ikirenga, ahubwo ndetse n'uko umutima usohose ubwuzu bwinshi utabasha gusobanura amagambo. Si ugushyashya mu mashyashya ndetse no gushyira umushomo, mfite ubwoba munyihangane. Bashyitsi beza duhuje urugwiro, namwe basangwa dusangiye isango, nshuti nkunda ndetse bakundwa, muri aka kito tugobotorewe, mukunyemereye mubuguke, mutanga ko kwita mu bwitonzi, shaka buyishyushye n'akabero, ducemo cye twishamamira. Mbega impamvu imvuga cyane bituma rwose ntabasha gutuza ngo nishenjagire gitore ngire icyo mvuga kuri uyu munsi. Mbega umwaka, mbega itariki, mbega impamvu imvuga cyane ituma rwose ntabasha gutuza ngo nishenjagire gitore ngire icyo mvuga kuri uyu munsi. Mbega impamvu ihase byinshi, mbega umwaka utagira uko usa, mbega ukwezi, mbega itariki yuje icyusa. Bageni bacu, bageni isabira, reka mbakebure ubudakebakeba, mbasabe icyuho muri icyo cyusa, mumpundire kandi mutange icyanzu, dore ko isonga ry'irero ari ugushima kandi ibyadusabye ari ibidasanzwe. Erega shenge nimushenjagire kuko uyu munsi ari mwe dushengereye, ababashagaye twabukereye twaje twese n'imizi n'imiganda, dore ababyeyi dore ababyiruka, abagasheshe n'abumbura, ndabona urungano n'ababayinga, nkabona impinja ndetse n'ishuke bose bashengurukanye isheja. Ubu mfite byinshi mu mutima wanjye ndetse bishishikaje ibi by'ikirenga, ahubwo ndetse nuko iyo umutima usohose ubwuzu bwinshi utabasha gusobanura amagambo. Si ugushyashya ngo ndashyashyariza, si ugushenga ngo ndashyashyenga, si no gushyomoka ngo shyome, ndavuga ibyo nzi ndetse nabonye. Uri intwari itagishanya, uri umugabo uzira umugaga, uri umutoza uzira umutontomo, useruka aho rukomeye, urengana udahonyoye, ukiranga udahutaje, uri urugero ntagereranywa. Bageni bacu, bageni beza, nimunyemerere mbahanure, kuko asozi katagira umuhanuzi, kagwaho ishyamba rikirirwa rikanarara, kandi burya iki gihugu kitagira umuhanzi ntikinagira n'umuhanuzi. Ntambe ntizihambaye, ariko kandi ntizinagayitse, kuko burya ridahana umukuru nk'umuturizi kandi waribonye.
ndayishimiye munyurarembo uretse mbere na mbere imana urema mitima ndetse na roho kebuka utuje ibumoso bwawe urahabona ingabire ugabiwe umwari utuje w'inseko nziza wuje uburanga bumwe bw'ihogoza benshi bareba bagahogora bakubwire munyurarembo nukumenya ukanamenyera ko umugore atari umugororwa uzamutonesha atengamare uzamutera inkunga yizira intimba wamugabuye bizira kugabizwa uzamukunda kungahare uzamutaka atekane uzamusigasire bisesuye uzamukunde ku byo wahunzwe kandi uzanamutoze bitomoye bwiza bwacu ngabire ukunzwe nkundira nkubwire dore uragiye ugiye abandi ntuzaba ahandi uziga gutuza nk'uko watojwe uziga gukunda niko imfura zigenza uziga gutanga bimwe bidatiza urugi niwe mbwira ngabire yacu kebuka utuje iburyo bwawe urahabona impano ihatse izindi ni byiza kumenya ukanazirikana ko umugabo atari umugaragu uzamutaka umutima ukeye uzamugambikira agandagaze akubera umwami w'umwamikazi dore umugambi uzira umugaga icyifuzo cyacu kuri twebwe ni ukubatera ingabo mu bitugu tunabasabira umugisha mwinshi muzahuze amata ku ruhimbi muzabyara ibitsina byombi muzanezezanya bizira inenge uriya mutuzi ziri ubutondomo muzanarere bizira irumbye maze rero nshuti bakundwa dore uyu munsi ni impakanizi naho impundu zo ni impitagihe uwabisiga ntibasigura uwabisora ntiyabisohoza ndetse uwabisohoza ntiyabishoza nimunyemerere nsubikira ahangaha ntasiba inganzo dore umuvandimwe abantu bose bakunda ari ntamwiko arakoze cyane tumuha amashyi menshi cyane tumushimira ku munsi nk'uyu nguyu ntabwo biba byoroshye kuvuga gusa nta katagize rwose ahacanye umucyo maze rero turacyakomeza gutaramana uyu munsi mwabibonye icyo kubabuza imihogo kirahari aha icyo kwica isari nacyo mu kanya turaza kukigeraho mbere yaho turacyafite abandi bataramyi turagira ngo duhindure injyana gatoya hari imbyino bufeti na Phionah bakunda cyane bita salsa muri uyu mwanya rero turagira ngo twitabaze inzobere muri iyo mbyino abagabo bitwa Latin Touch.
amagira minyambo zikumbura amazi amariba aratemba Narubengera n'uburanga kiruka nkumbu y'indoro yawe biganza bigabituze tekera nkumbu y'iseko yawe biganza bigabituze sekera nkumbu y'iseko yawe ngabire wanje Mazukomeje urukundo maze ushira inyota ndabigukundira Nameneye ibanga wari warahishe abandi ndabigukundira ihamye urukundo turi bane wameneye ibanga abandi batazi twese murakoze cyane
nk'uko nayo bibateguje turagira ngo uyu mwanya tubuharire abateguye impano batandukanye. Turabigenza ko hakundi twumvikanye, ariko reka tubanze dusabe Buffett na Phionah Marene nawe pare aho uherereye maze mudusange hano imbere. Pare nawe turagukeneye. Ndayishimiye rero mwongere rwose urusheho kumukunda. Y'amagambo meza wajya kumubwira ugira ngo iminsi igende uyakomeze kandi urushire. Turabakunda cyane kandi turi kumwe. Umuvandimwe mugarura maze yatembye karageze kure, aho twahereye n'aho bigeze ubu intege ziba zicogoye, ariko zacogora zagira. Ndagira ngo mbasabe nkimirane nsubire muhira, ariko munyemereye mukanyerekaho uriya muryango mushya twungutse ugiye gutura
gutegura kugira ngo ejo yabashye n'abandi hatazagira uca ku rugo kandi ari urw'abana bacu. Byaba ari byiza. Nyuma yabyo ndaza kuba mubwira ko nkeneye nanjye kujya mu kuvuga ryiza, ariko munyemerere mubanzirize ibyo ngibyo. Murakoze. Ndayishimiye. Ntacyo wasaba ngo nyikwime, naragusabye umwamikazi w'abakobwa ukamubyemerera ndetse ukamumpa. Nagira ngo rwose ndetse unyemerere wigire imbere rwose, umukobwa nyegere yigire hino, ngushimire bivuye ku ndiba y'umutima mu izina ry'umuryango wa Wilson. Hanyuma ndabizi kuri intumwa, ariko inshuti yanjye, iki kiba ikimenyetso cy'uko uvuye mu muryango wacu. Amazi atemba yo nabibonye, ngewe uragira ngo ndorohewe, maze uyu mwana w'umukobwa agutwaze n'abo muri kumwe, n'impumu nta nyota yabicira nzira, aguherekeze wakwiturizamo. Muri kumwe na Kayihura iyo ngeso yarayigiraga. Ahasigaye rero Master of Ceremony utuyobore mu yindi gahunda ikurikira.